salama bimeze gute ako mbere na mbere umwaka musha muhira umwaka musha muhira tusangire musaza yari nziza twese hamwe so musaza kagakweto kanje rero akabona ni keza ni karacari gashaje na bonane nziza nawe rwose ni bisanzwe so akagakweto kanje rero urabona karacyafite size nshasha ndagira ngo ukandodere urahishira mu rudodo hano sibyo uhere hano uzenguruke neza kwizenguruka uyizenguruke uyifunge neza ndayizenguruka yose okay tuvuye kuri yo rero akazamo ningi ina nubwo ubona ngirashaje ariko ni cyashya ako zayamazemo niyo umwaka mushya ukuzengurukamo nayo ntabirenze ukakabana neza so Cordonnier utuntu twanje urancangaye angahe yawe vavu urame 4,000 Yesu mami we mana yanje 4,000 urame 4,000 Nese ni plastic sajya ugiye gushyiraho cyangwa ucebe jinka sajya rise namabuno ngiye guteraho gareka nkubwire byokoze mbabarira yasubire mu 2,000 urame 2,000 n'umukire nogereza imodoka ntajya memba wibaza impamvu nje naje gukora kuri bona 4,000 Jereka nkubwire amafaranga mpagazeho urukweto rumwe ndagukubita 350 izi nkweto zakorewe i Bukavu kandi ibintu bikorewe i Bukavu bikomeye mbabarira rwose heza dore n'iyi nkweto ushobora kujombamo ikoroshi yanjye ugasanga iravunitse nashiramo urudodo ugasanga rurahiye rero izo n'ingaruka zose ngomba kwirengera ku note ya 4 yose hamwe yarababaye 700 saa y'ubunane okay Cordonnier reka none twumvikana amafaranga ni 735 urayafata ntuyafata ntayo mfata rwose ariko abakorodoniye bikije kandi tuzabaca reka nijyane udukweto twanjye niba wanze amafaranga 700 ntago nyafata okay ndagiye wirirwa amahoro aho basi ngwino ndazidoda ntari ibi ariko ubwo nyine ndabyemeye we nka nyuma y'amasaha 4 ugaruka ufata amasangahe 4 amasangahe cyangwa 3 nyuma y'amasaha 3 ugaruke Gamasangahe 3 amasangahe 3 ni plastic sajari sugiye gushiraho yesa ya namabuno ngiye guteraho none se reka nkubaze nicabe se basi ugiye guhindura ngo ushyire irindi umva ngiye mu kirori dodurukweto uzenguruke mu ngwaye iminota mike cyane uzirangiye basi ni minota 40 kabisa 40 minota 40 yose oya iminota 40 ni myinshi reka nguye iminota 5 yonyine uburangije urukweto rwanye nze ndufate nitaye Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bimeze Ni sawa she. Ufite akazi? Wapi rwose dore nicaye namanjiriwe. Nta kazi ntako karabuze. Yanjye. Kigikweto ko cyabuze. Inkweto yanjye ni wivuga nabi. Cyaraboze kiragenda kirashira ahangaha agomba kujyamo injerekani. Umva wewe uretse cyangwa kuri muyishyiremo kwa kuyisizemo kore wansa amafaranga menshi Ngurisha tuzaspa. Muzisiye nazo ushyiriye akadodo gusa nzarwambare. Umva wewe nyine uraza gushyiramo urudodo gusa kandi nuyizengurutse usanje amafaranga menshi. Soko nimeze uragarukira ngaha ku giceri cy'ijana. Nubyanga ubireke. Nta kibazo rwose she. Umva umuntu umwe widoze sibyo ndajya mu minsi mukuru dore cyane noheri dore n'ubunani cyane rwose turi abantu abayisilamu turi abantu natwe da kandi uri Muislamu Abisirayeli bose niko bubahezaga amategeko y'Imana ubu nawe Muhammad wemeye kumutera umugongo burya ingurube urya akabenzi byose we ntabwo bizi iranyemira ryo ubuzima n'inyama ngiye yaryo kuki muyita ngo ni haramu kandi ryo ahubwo wowe uzinyigwe we doda neza ndaje ijana ubu ryemeye ndaje sibyo
umunota umwe ndahita ngaruka wakibonye iki gikweto gera kuri busheri ngende ndahita nze wayidoze iyo nkweto ugomba kuyijyana mu munsi mukuru. iyi nkweto wagira ngo wayikandagije amabyi y'ingamiya nako amaziranoki y'ingamiya ntabwo mubaye n'akandi gakora gera kuri busheri kugura inyama z'ingurube ugasangira ibenzi eshende ubayize Manuel ubyibuke ebenzi iranaryoha kuri Salamu. Bimeze bite? Kombo nuze se sha. Ntabwo muze. Bimeze bite se? Akazi karabuze rwose dore nta kazi ufite. Zirimo ziranyumvisha ibikongomani kandi nshaka ikinyarwanda. Bivuze ngo uri kuzicuranga ukumva indirimbo zo muri Kongo. Muri Kongo kandi ushaka inyarwanda. Ni inyarwanda abantu. Wowe zirebe neza. Kibonye ikibazo ifite ngewe winayibonye we mbwira bivuze ngo wowe uri gucuranga ushaka inyarwanda gatazi ngo harimo DRS maho ngaho ntabwo ari DRS wowe urayobye iyi kuteri irwaye virusi bita Ebola ngo iki Ebola yaraje itayihagikamo hano ihita ifunga muri Kongo sijya muri Kongo nyine frequency y'inyarwanda ihita ifunga ihita hazamo frequency ya hehe muri Kongo ntabwo yakambara agapfukamunwa kuteri urabyisha agapfukamunwa tukihorere ni ukuvuga ngo ngenda yikuramo ndayikuramo aho gurama ngahe ndaguha senyisa uyasenyisa ni make kuko iyi senyisa cyangwa umeze tuze iyi kutera bayiguza ngahe yiguze 30 ibumbi 30 none se kuki wamasenyisa ngewe utampaye inote ya 2 ntayo nkora kandi kubera washize kubera ugenda uyishira mu gutwi akira mfasha gutya ndaje mfata ibyanye mu kanya si ureba se sha wowe ukore neza saba uyo rwose wowe ugaruke mu kanya gato ndabona ndagiye rwose ngenda yikora kabisa uyikore aka kanya kabisa kurya munsi rwose ni iki umva se sheri amafaranga rwose yabonetse uhuriza umwana azafata amafaranga muti akazi kabaye akazi ndahuze ku rwego rwo hejuru abakiriya niba bari kudodesha ku bwinshi kuberego ubu nani sinzi abantu bari kuza kudodesha aho kugira abagura ibishasha umwana amafaranga yarabuze sawa mubanguke Salamu. Nawe uje kudodesha se? Akazi mfite akazi karabuze. Akazi karabuze rwose neza. Tuno tuntu nyine bakangona neza kano gakwira. Uru rukweto ndarudoda. Narubyara rwarwo se ababababa zarashize. Izi nkweto ni inshinwa ariko ndazihindura inkongomani. Akana ko ndakadoda rwose. Dore n'uruhara. Izi nizo muri Nigeria ariko nazo ndazikora. Urunguru ngo muri Pakistan. Izi zose uraminote y'igihumbi. Aya senyisa. Uyo ndazikora we rwose nka nyuma y'iminota 10 ugaruke ndaba nazirangira. 5 nta kibazo. Sawa bye. Sawa. Karabaye none. Ndahera se kuziye none. Kuradeni ufite akazi? Akazi se? Akazi karabuze neza umva ndaho namanjiriwe nta kintu ndi gukora rwose. Aramwe ngo no kuri radio ireba. Uye radio nje ndakora. Nje ndakanika. Ubu nige ngikora ku kintu. Mpita numva ahantu bipfira. Ni kuvuga ngo nje byanga byakunda. Sujya wumva igize gutya gasamira biri kuza wahindura wenda ushaka nko gushira kuri chano imwe bigata bitaruka bigaja ku yindi nabyo nabyumvishe rimwe na rimwe ukumvira titiye bibaho bibaho ibyo ngibyo ahubwo ajya kuri bikiyongeza iyi rero ifite virus hari ikinyenzi cyapfiriyemo muri 20 kimaze imyaka 2 gipfiriyemo ni corona
ariko ntugire ikibazo iyi virusi irimo ndaje nyikuremo nyikore rebera ningi niyi nuko se iyi nayo rero ndabona ari mubyara wiyi byanga byakunda nayo ariko ndayikora kuko ngewe rebera no kuri n'umugozi yakanako uyu mugozi ufite ikibazo insinga uwazikoze iyi ngiyi yakorewe mu Bushinwa uwayikoze yarayobye yayobesheje insinga afata plasi ahita ayihuza na negative na positive nyine bita bikora tsirika ariko ndayikora kuko nje narize biga ubuganga bujyanye no kuvura abantu kuvura sureba do naka gasazi unahita nkavura nje ndavura inyamaswa ibimera iki veterineri byose ndavura ntugire ikibazo rwose ndaje nyikore kabisa oya rwose ngende yikora Cordonnier bimeze gute gama kaga kwe tukanje nigendere vuba je nakagwereye ndagashaka vuba uzi ko usanze aribwo naringiye oya gira vuba vumereza gakwe tukanje ndagashaka wari kubutegerejeho gato oya kame rwaro kwita rwanjye ndarushaka nawe se irume dore ngurwana rukoze ese warukoze Cordonnier oya naribwo naringiye kukora nyine kuteri zanjye kuteri uzi ko usanze nawe kuteri we vuba capya kandi yambwiraga ngo nakaza afite usanze rwose aribwo naringiye warangije akazi ntako narifite nuko wowe amereza wowe uri wica akazi wawica nawe se nashaka nawe maze usanze aribwo ngiye kuzikora kandi yambwiraga nakaza ufite akazi no amafaranga yanjye rero Cordonnier Goya tubwira ngo nakaza afite ibiki inkweto zanye genda ndazishaka zidoze kandi natera umaranye ko yambwiraga Sugo mwanya oya turazishaka turabishaka byacu mwanyongereye si minota mike wowe iki naringiye kuzikora nawe radio yawe nangiye kuzikora nawe kutene nangiye kuzikora rwose nawe dore inkweto nangiye kuzikora gusi basi munyongeze iminota